ndagusuje nkwifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro tudahema gutegurira umunsi ku munsi, ndetse mboneyeho umwanya wo kwifuriza abantu mwese ibihe byiza, abantu mwese mwamaze gukora subscribe ndetse nawe uba utarayikora navuga ngo wayikora uyu munsi ugakanda ku nzogera kugira ngo ushimangire kuzajya uhora ubona ibiganiro byose tukugezaho ndetse uhore ubibona mu bambere. Navuga ngo rero ubaye utarasura ikinyamakuru cyitwa kjnews.com waba waracikanywe cyane yuko ikinyamakuru aricyo cyonyine ushobora gusangaho amakuru yizewe kandi agezweho udashobora gusanga ahandi, kandi akaba aricyo kinyamakuru cyonyine kizira ibihuha, haba ku makuru yo mu Rwanda ndetse haba no ku makuru yo mu mahanga. Nk'uko rero bisanzwe tudashobora kubicisha irungu, uyu munsi twabateguriye ikiganiro cyiza cyane, ndetse nk'uko twari tubisabwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye ko twazagenda tubasobanurira zimwe mu nzozi abantu benshi cyane bagenda barota, ndetse ugasanga akenshi batabashije kuba bagenda bazisobanukirwa. Niba rero nawe ufite inzozi waba wararose ariko ukaba utazisobanukiwe, navuga ngo ukomeze ubane natwe ndetse ukore na subscribe rwose, niba ntacyo biza ko bigenda bigutwara, ariko kandi niba warashimye kuba wagenda ubana natwe utarayikoze nabyo nta kintu bitwaye, kuko n'undi uracyakomeza kuba mu mutima wacu, ndetse ukomeza kuba uwo akadasohoka, cyangwa se ukomeza kuba umuntu wacu wa hafi, cyane yuko tugukunda nk'uko nawe ubibona. Nk'uko rero wagiye ubibona kuri title cyangwa se ku mutwe w'iki kiganiro, uyu munsi tugiye kuba tugenda tuganira byinshi cyane byimbitse ndetse bigiye kure ku byerekeye n'inzozi abantu bagenda barota, cyane yuko akenshi usanga hakubiyemo ubutumwa cyangwa se message mu rurimi rw'amahanga rw'ibintu bikomeye ndetse biba byerekeye ku buzima bw'umuntu bwa buri munsi. Nakuvuga ngo rero ukomeze ubane natwe nicyo cya mbere kugeza tugeze ku musozo w'iki kiganiro, uraza kuba wagenda usobanukirwa byinshi cyane. Nk'uko rero uyu munsi twabahitiyemo tugiye kubasobanurira icyo bisobanura igihe umuntu arose ari kuguruka, cyangwa se arose abona ari mu kirere, ari hejuru y'ibintu byose, muri makeya cyangwa se mu ndimi z'amahanga icyo bita nko kufurayinga, ukabona uri kugendera mu kirere. Hari abantu benshi bakunda kurota izi nzozi, ariko mu by'ukuri ugasanga batabashije kuba bagenda basobanukirwa n'ibyerekeye izi nzozi. Nakuvuga ngo niba nawe uri mu bazirose ukomeze ugumane natwe ndetse uze kuba ugenda ubisobanukirwa. Nk'uko rero tubikesha ubushakashatsi bwinshi cyane bugiye butandukanye bwagaragaje yuko mu gihe umuntu atangiye kuryama, cyangwa se umuntu aryamye, cyitwa kuruhuka, cyangwa se biterwa n'uko umuntu abifata, bivugwa ko ubwonko cyangwa se uburyo bw'imitekerereze bwo nabwo buba bwaruhutse, ariko bukakomeza bukora, ariko budakorera nko ku muvuduko bwari busanzwe bukoreraho. Muri iki gihe rero nibwo umuntu atangira kuba yagenda ubwonko bukurura ibintu by'ahazaza, cyangwa se bukagenda bukurura ibintu biri kuba cyangwa se bizaba. Abenshi rero iyo bukuruye ibyo bintu nicyo abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni sixième sens, cyangwa se ni nk'ibyiyumviro by'umuntu ashobora kugira bitewe n'impamvu runaka, ariko igituma ibi bintu bigomba kubaho ni ukugira ngo ahari se nk'ikintu Imana dushyiriho kugira ngo tujye tubasha kumenya ibintu turimo, cyangwa se tumenye ibyo dushobora kuba kuzabona mu minsi izaza, cyangwa se tubone ibintu bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri rero nk'uko abahanga bakomeza bagenda bagaragaza yuko umuntu wese muzima burya ararota, ndetse bagaragaza yuko abenshi mu barota bamwe na bamwe bagenda babyibagirwa, abandi ntibabashe gusobanukirwa n'ibyo barose, ndetse abandi ugasanga batabyitayeho, ariko nyamara baba bagize kukurota. Ni nka bya bindi rero abenshi bakunda kuvuga, cyane cyane mu bemeramana, bakavuga yuko habaho kwerekwa cyangwa se habaho ubuhanuzi cyangwa iki kindi. Abenshi nabo babitwara muri ubu buryo, ariko iyo uhuje n'inzozi baba barahirutse kugira, usanga akenshi bijya guhura n'ibyo bintu rimwe na rimwe bakubwira. Iyo ugize amahirwe ugasanga ababikubwira ntago bari gushaka indonke se, cyangwa se atari babandi babeshya abantu kugira ngo bitwe nk'abampemuke ndamuke. Uyu munsi rero ukomeza ubane natwe, uraza kuba ugenda usobanukirwa ibintu byinshi cyane.
nk'uko kandi rero nabigusobanuriye rero, iyo umuntu arimo kurota, akenshi iyo uri kurota uri kuguruka uba usanga ari igikorwa gikomeye cyane kiba, ndetse ahari akenshi kumva umuntu agashaka ubwinyagamburiro. Rimwe na rimwe hari igihe urota ukumva wavuza induru ariko bikanga kubera ko nyine uba uri mu bitotsi. Ni ukuvuga ko umubiri tubona wo uba wamaze kuruhuka, ariko hagasigara hakora agace gatoya k'ubwonko, ari nako kagenda kakwereka ibi byose ugenda ubona. Ni ukuvuga ngo rero muri iki gihe umuntu arose ari kuguruka cyangwa se akarota ari kugendera hejuru y'ibindi bintu byose, bishatse kuvuga yuko imigambi yawe ufite cyangwa se ibyo uri guteganya gukora, ni ukuvuga ngo bizacamo cyangwa se bizagenda nk'uko wowe uri kubiteganya. Ni ukuvuga ngo hari expectation cyangwa se hari ibintu uwo umuntu wese aba ateganya, kuko nta muntu ubaho utagira expectation cyangwa se ibintu ateganya mu hazaza he, cyane yuko bavuga yuko burya ngo umugabo niyo agiye gupfa apfana imigambi. Ibi rero biba bishatse gusobanura yuko umuntu wese ubaho aba afite imigambi cyangwa se icyo bita mu ndimi z'amahanga expectation. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe urose ukabona uri kuguruka hejuru y'ibintu byose, ni ukuvuga ngo bishatse kuvuga ko mwese murabizi yuko umuntu wese agira ibintu byiza bimurwanya cyangwa se bimuhiga bimugendaho, ariko iyo utangiye kugenda urota izi nzozi biba bishatse kuvuga yuko ibi byose uzabitsinda kandi ugasanga bizagenda neza 5/5. Niba rero nawe ujya urota izi nzozi zo kuba urota uri hejuru y'ibintu byose uri kuguruka, ni ukuvuga ngo menye yuko imigambi yawe uri guteganya cyangwa se gahunda zawe zose ufite muri ubu buzima, zose zizagenda nk'uko ubyifuza muri iki gihe cy'uyu munsi wa none. Kandi nanone hari igihe usanga izi nzozi zisobanuye ko hari igihe usanga nk'umuntu afite nk'abantu barwanya ibintu bye. Ni ukuvuga ngo nk'uko nyine nabikubwiye, umuntu wese aba afite abantu bamurwanya kandi aba afite n'abantu bamwemera. Ni ukuvuga ngo rero icyo nakubwira ni uko mu gihe ibi byose ubibonye ukabona uri kugenda hejuru y'ibintu byose, biba bishatse kuvuga yuko bya bintu byose, ya migambi mibisha, bya kiniki byose uri hejuru yabyo. Ni ukuvuga ngo intumbero yawe ufite mu hazaza hawe izagerwaho nk'uko uri kubitekereza. Ubwo rero iki ngiki nicyo gisobanuro cyo kurota inzozi urimo ugendera hejuru cyangwa se urimo uguruka. Ni ukuvuga ngo ibi bintu bikunda gucanga abantu benshi cyane, ugasanga mu gihe abirose atangiye gutekereza ibindi bintu, ariko mu gihe urose ibi bintu uzamenye neza yuko imigambi yawe ufite iri hafi kuba yagenda igerwaho nk'uko wagiye ubiteganya. Nakubwiye ngo komeza ubane natwe, ukore subscribe, ukande ku nzogera, kandi ugomeze ubane natwe, utwandikira muri comment icyo wifuza ko twazakubwira mu biganiro byacu bikurikiyeho. Turabakunda cyane, mukomeze mubane natwe. Ciao ciao.